murima haba ibyondo, haba n'indi mirimo myinshi, kuko Imana yari yamutegetse ngo uyu murima ujye uwuhingira kandi uwurinde. Adamu na Eva bari mu murima, ariko iyo tugeze mu byahishuwe tubona umujyi mwiza aho imihanda yose ari izahabu, n'amazu ngo n'ibyubatse uwo murwa byose ngo birabagirana nk'izahabu. Umwe ngo yagiye mu ijuru, hanyuma yari yamaze ubuzima bwe bwose arundanya izahabu, hanyuma terura igikarito, marayika waje kumuherekera ngo ati se ubundi uru rugendo ni voyage sans bagage, ni urugendo rutagira imizigo, ko mbona uzanye igikarito urakijyana hehe? Ati ahubwo urakintwaza. Ati nta kibazo ko nkigutwaza, ndashaka kumenya ibirimo. Ati harimo ibintu byanduhije ubuzima bwanjye bwose kandi sinabisiga hano ku isi, ngomba kubishyira umwami wanjye nkabimutura. Haravuga ati ariko ubwo warabyibagiwe, warakererewe. Ati hari aho tugiye ni voyage sans bagage, ati ariko nta kibazo ko bifite bizane tugende. Marayika bikubita ku rutugu, baragiye, bageze ku muryango w'ijuru hasanga marayika urimo serious. Urabizi buriya hari ahantu ugera bakagwira ati ibintu byose bijegera nibivuga bisigare hano. Noneho marayika aramubwira ati cyuzanye ni iki? Ati aho twari turi byitwa izahabu. Ati fungura turebe. Afunguye aramubwira ngo ngo iyi ni laterite ya karite ya nyuma, ngo n'imihanda ya hano ntikora, kuko izahabu mu ijuru nta nubwo burya imihanda y'ijuru muzasome neza ntabwo avuga ngo yubatse n'izahabu, ngo yabonye isa n'izahabu irabagirana nk'izahabu, ariko ntabwo ari izahabu yirengejeho. Aramubwira ati ibi ngibi ni laterite, ni ibitaka dutindisha imihanda, ibi ngibi ntabwo biri pressures hano, ibi bikora hahandi aho muvuye, hano hakora ibindi, ntabwo bikora. Haleluya. Rero twagombaga, icyo niyo cyitwa iterambere, twagombaga kuva mu mirima tukava muri Edeni tujya muri Yerusalemu, mu mujyi ariko ukoze neza w'imihanda isa n'izahabu. Haleluya. Ariko nta nubwo twarenze mu murima, nta nubwo twarenze muri Edeni, ariko reka mbanze mbereke isura y'iterambere ryuzuye according to God. Icyambere, muri Edeni umuntu yabanaga n'Imana bakaganira, ikageza kumusura, ikiyizira y'ubwayo, ntabwo ari we wagendaga. Twebwe iyo tuje mu rusengero turavuga ngo ngiye gusenga, Imana niyo yazaga, Imana niyo yazaga. Buriya hariho iterambere rikurura Imana ikajya yiyizira. Haleluya. Imana ikiyizira, ikaza ikavuga ngo hariya ahantu bameze neza harankurura. Iyo ni spiritual development, gukura mu buryo bw'umwuka bigakurura Imana. Kandi mushaka kumenya ahantu hakurura Imana, muraza kubibona byose nimara kubiteranya, kuko Adamu na Eva babaga muri Edeni bafitanye ubusabane n'Imana. Imana ngo buri mugoroba nk'igihe nk'iki ikageza kubagenderera. Haleluya. Iwanyu birahaba. Dufite abakristo benshi bataraho muri Edeni, basenga Imana y'ikigirwamana, iba mu rusengero, iwabo mu rugo ntihaba. Mbungu bampa icyuma gipima hano, nkagishinga ku muryango, nkavuga ngo Mana ngiye kukiregara, uri bunyuremo iwabo mu rugo hataba Imana kize kuvuga. Mwatangazwa nuko mwabona abantu benshi cyavuze, cyane cyane haciyemo abagabo. Abagabo benshi narabatahuye, abagore baze kumbera abahamya, abagabo benshi ntibasenga. Umugabo azabumbura umunwa asengera urugo rwe, abana bamwumva, n'umugore ahari n'abakozi. Nakwambiye nabicayemo hano, kandi murabona aba n'abanyamurava baza gusenga mu cyumweru hagati. Nshobora kurahira ntabeshya, nega ndi pastor, nshobora kurahira ntabeshya ko harimo bamwe abana babo batarabumva yabumbuye umunwa arimo gusenga, kandi ajya mu rusengero afite na Bibiliya. Hello. Shatse nagarukiriza nkavuga nabumva mwatsinzwe muhaguruke mbasengere wenda ndekera. Hari abantu ninjya kuri phase 2 muri hari abantu
muri saro y'iwabo batarabumbura Bibiliya na rimwe ngo bafate indirimbo baririmbane, nibarangiza basome Bibiliya, nibarangiza bayiganireho. Nuzabona umugabo n'umugore baganira ku ijambo ry'Imana, uzamenye ko Imana yageze iwabo. Umugabo n'umugore bicara bakagenda bakajya muri saro, umugore agafata Bibiliya ye n'umugabo agafata Bibiliya ye, bakavuga ati uyu munsi tugiye gusoma. Bagasoma barangiza bakaganira kuri iryo jambo. Urwo rugo uzahita urushyira muri kategori ya back to Eden. Ni abantu basubiyeyo, iterambere ryo mu mwuka. Hamaze gutsindwa bangahe? Sindi wabwire ngo mumanike, ko ndabizi neza naba namaze abantu. Ariko iki mugomba kucyumva, iterambere original ryo mu Mana number 1 irabanza rikimika Imana ikaba umwami. Cya kabiri, Adamu na Eva bakiri muri Edeni, kuko bumviraga umwami wa nyiri byose, yari yarabahaye ubutware, aravuga ngo ibiri muri iyi ngobyi byose mubitegeke, ibiti byose mubitegeke, inyamaswa zose muzitegeke, bibumvire, kuko nige wabiremye kandi ikizabasuzugura muzambaza. Buriya rero iki cyoroshye kucyumva. Aba bantu bari bafite power, bafite authority ku bintu byose. Buri gihe cyo Yesu yaje kutwigisha, yaje kutwereka umuntu wuzuye uteye imbere uko yarameze. Yesu yarategeka n'umuyaga, kicara mu bwato, imihengeri yatangira kuzana kayoge, kabati mugabanya urusaku, murambuza gusinzira, inyanja ikibwiriza igatuza. Akaza gasanga amadayimoni yateye urusaku, yafasha abantu, yagize gutaho bati dayimoni mwese ngo angwarye muri 6,000 musohoke muri uwo muntu, zose ku murongo zikirukanka. Uzi impamvu? Yesu yavuga neza, aravuga ngo jewe ibyo data yampaye gukora nibyo nkora. Yari submitted, yagenderaga mu butware bwa data, nta gukebakeba, kugeza no kujya ku musaraba ati data ntibibuko uko nshaka, bibuko wowe ushaka, niyo byaba no gupfa ndemera nkumvi. Uwo ni umuntu ufite concept ya kingdom, ubwami bw'Imana. Adamu na Eva bumviraga Imana, kubera ko bumviraga Imana ibintu bikabumvira, ibyo bategetse cyose kigakoreka. Tekereza nk'uno munsi natwe uwaduha tukagira iyo authority, najya mvuga ngo indwara zikire zigakira. Uzi impamvu Imana itazabinyemerera ko bimera bityo? Nuko mutameze gutyo. Ubu ngubu niyo nakumvira Imana nkamera nka Yesu, ubutware Yesu yari afite ntabwo yabumpa. Nigeze kubisaba Imana iranzobanira, nambwira ngo ibi urimo gusaba sinshobora kubikwemerera. Ndangutse nkwaye buriya butware Yesu yari afite, buri murwayi wese usengeye agakira, we naba nkubuze. Cyambere wabanza ugapfa mu mwuka. Muransetsa, ubu naba nzura bapfuye nk'abandi hano. Ubu nabasengera abarwaye kanseri nkaba ndaha, rero ndimo kwigisha abantu, nkaza kugenda nkataha. Nagiye saho ndi busenge, narangiza umukire namara kumusengera yakira, bagasinya sheke nkagura iyanjye ndege. Uzitegereza abakozi b'Imana, iyi Imana imuzamuye ikamuha ka power gake, agasengera umurwayi umunsi umwe agakira, ntawongera kumutumira ngo akwitabe. Oya, arakubaza ngo haraba abantu bangana iki? Bamubwira uti baraba ari nka 200 nka 300, ngo yaho ngaho ntabwo bageze kuri standard zanjye, ngo ho naraharenze. Imana yarabisobanurira, ambwira ngo buriya ikibazo ntabwo murumva imbaraga, mwese muramutse muzumvise byanyorohera kubaho imbaraga rwose. Irambwira ngo nkwaye izo mbaraga naba nshenya amatorero yose. Abantu bazi ko Iremera mu Giporoso hari umupastori witwa Rutayisire Antoine usengera abarwayi bose kandi bagakira, atari bya bindi by'amagambo, kuko Yesu we ntabwo yigeraga ashyira none ngo urumva ngo cyatumye udakira ngo nuko utizeye. We n'utizera yaramukizaga. Uzi umugabo wari wiryamiye ku kidendezi, araza aramubwira turashaka gukira, ati nakira nte? Ati na bene wacu barantereranye. Ati we masikini, ndakubaza niba ushaka gukira aho kumbwira ngo nkiza. Aramubwira ati kugira ngo nkwereke, haguruka utahe. Uriya nta kwizera na guke yari agifite, yarategereje urupfu gusa.
none twebwe uraza ugasengera abantu batakira ngo buriya nuko mutari mwizeye. Yesu we ntabwo yakenera ibyo ngibyo. Imbaraga yari afite ntabwo yabanzaga kunegosiya n'amadayimoni. Waba wizeye waba utizeye iyo yavugaga byarumviraga. Amen. Izo mbaraga uzi ko nzifite, izi nsengero zose zakwividura zikajya ziza guteranira i Remera. Mwana namubwira ngo nabanisha umurimo wanjye, byihorere mujye musenga, abo nzashaka gukiza bazakira, abo ntazakiza nta nubwo bazamenya ko bakica. Ubyihore. Kuki izo mbaraga zatakaye? Nuko twatakaje iyi concept. Icyatumaga Adamu na Eva ibintu byose bibumvira nuko bumviraga nyir'ubutware. Buri igituma imodoka zose zihagarikwa n'umupolisi zigahagarara nuko aba yambaye uniform. Ubu ngiye niyambariye gutya n'ikote n'ishati ni naka kantu ka pastori nkagarara mu muhanda nkavuza ifirimbi bavuga ati wambaye uno mu pastori yasaze. Ntabwo abapastori bakora mu muhanda, iyi ntabwo ari uniform ya traffic police. Ariko umupolisi urebe n'ukuntu bitangaje, ngiye nka fakinga nkabona ahantu nkuri rya uniform ya traffic police, nkambara neza irya myenda ya traffic police kandi n'amajeste nkayakora nk'umupolisi, imodoka zose zahagarara. Kubera iki? Bakwibeshya yuko leta y'u Rwanda ndi inyuma. Ariko kugira ngo bijye inyuma nuko mba nagaragaje ko nyumvira nkishushanya nayo. Haleluya. Burya no mu isi y'umwuka muribuka mu ntuza mu byakozwe n'intumwa, Paulo yageze muri Efeso abwiriza ubutumwa abantu buzura umwuka ngo n'inzererezi zaho zihangishaho kwirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Kubera iki? Kubera ko amadayimoni yaracanganyikiwe, bavuga izina rya Yesu agashyira bugera akiruka. Ariko bugiye basanga umudayimoni uri mature wize theology, baravuga bitegereje abona ntiwambaye uniform. Baravuga ati hangone, hari akantu numvise mu byo mwavuga ngo mu izina rya Yesu wo Paulo avuga. Banza uduhe ubuhamya bwawe wowe. Turumva ati je numvise Paulo abivuga nanjye ndabivuga ati no urimo urajyana ubuhamya bwa Paulo nibwo ugenderaho. Sawa. Dayimoni ngo umuntu warimo dayimoni arabafata arabakubita abambura imyenda bagenda bavirirana. Dayimoni yabarondoye kuko ntibambaye uniform. Ntabwo ari abo mu bwami bw'Imana, nta authority bafite. Adamu na Eva bumviraga Imana bikabaha ubutware. Icya gatatu cyari kiza muri Edeni, hari urugo rwiza. Urugo rwa Adamu na Eva ndabarahiye, abagore benshi bari kwifuza gutura muri Edeni. Ijambo rya mbere Adamu yavuze nibwo rwajyaga asubiramo, yabonye Eva, ibindi byose yari yarabyise izina rimwe, aravuga ati mbega ikiremwa kiri hano, uyu nguyu ni akagufwa ko mu magufwa yanjye atoya, cyo ntabwo rihagije, ni akara ko mu mara yanjye atoya, ndongeraho nazitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Urumva ibindi byose yabyitaga izina rimwe, ageze ku mugore akora poem. Niyo mpamvu abagore bakunda imitoma, bumvise poem bakiva mu rubavu. Urugo ruteye imbere rusa na Edeni. Donc iterambere nyaterambere rikora kuri domaine zose, yakoze ku by'umwuka, bikora ku byo bigeze no mu rugo. Adamu na Eva ngo babanaga bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Ni ngo nta kashikashi, nta guhishahisha, nta kubundabunda, nta gusiba muri telefoni, nta guhisha amakonte, babanaga buri kintu cyose bagisangiye. Iyo ni iterambere according to God. Amen. Ikindi cyarangaga imibanire yabo, nta ndwara zari ziri muri Edeni, nta n'urupfu n'umubabaro ntiwari waza ukomeze. Kandi Edeni yose imbuto zose zari zihari. Imana yaravuga ngo ibi byose mureba, iyi abundance mujye mubirya. Mu gitondo nimwe mwariye imyumbati, nimugoroba murya imbuto. Icyo bataryaga ni inyama kuko urupfu rwari rutarabaho. Rya muri muze mbona abantu benshi bakunda inyama, nk'abo ni inyama nariyo ni ikimenyetso cy'ibyaha. Ubundi muri Edeni nta nyama barya. Kandi biragaragara yuko nidusubira mu isi nshya ntazo tuzongera kurya. Umpakanya mbwire mubwire impamvu, ni intare ngo izabana n'umwana w'inyana, nta kintu kizongera kurya inyama. Imana izaba yaratuvanyemo ibintu twari twarabuze ibigarure. Bikwereka ngo hari ibimenyetso bitanu by'ubwami bw'Imana. Ikimenyetso cya mbere,
iterambere nyaterambere noneho bigarure mu iterambere ni ahantu Imana iri kandi ifite ubutware bakayumvira. Icya kabiri ni ahantu umuntu yumvira Imana bikamuhesha authority, bikamuhesha ubutware. Icya gatatu ni ahantu umuntu abanye na mugenzi we nta kwihishahisha, nta kubeshyabeshyana. Icya kane ni ahantu umuntu abanye neza n'ibimukikije kandi akabyitaho. Icya gatanu ni ahantu umuntu afite ibihagije byose bimutunga kandi nta ndwara nta n'urupfu. Ibyo bintu bitanu ubundi nibyo biranga iterambere nyaterambere. Rero ikintu gikomeye kirimo nibyo nahoze mbabwira, ni burya twibeshye ko twagiye imbere ariko twasubiye inyuma. Muribuka muri 94 narahakundaga njye mpakumbura. Muri 94 abantu barafatanyaga, nta n'abajura bari bahari kuko inzu nyinshi bari barazimennye inzugi. Umuntu wese yarazaga akigira mu nzu, nta ukanaryama ntacyo wikanga ko nta nicyo twari dufite. Ariko uko ibintu bigenda byiyongera cyo uzi ukuntu muri 94 abantu bafatanye uretse nyine bari bakoze jenoside, ariko ndavuga nyuma ya jenoside wabonaga rwose nubwo Kigali yasaga nabi ariko wabonaga yenda kuba paradiso. Wahuraga n'umuntu mu muhanda, umwe atwariye ibumoso undi atwariye iburyo, mwabona byanze mugahagarara mugaseka, hanyuma muka-exchanginga agasubira mu murongo mukagenda nta utukundi. Ariko muzarebe muri no minsi turabyigana. Icyo nende kubabwira ni iki ngiki, biriya bimenyetso bitanu nibyo biranga iterambere. Ariko twihute nimujya mu gice cya gatatu cyitangirira. Icyaha kije, ikintu cya mbere cyabanje gupfa, ibi byose cyarabisibye. Byose cyarabisibye. Kuko umuntu amaze gukora icyaha, inzoka imaze gushuka umugore, by the way abantu bajya bavuga ngo umugore ngo niwe wakoze icyaha nkabona, ariko ngewe iyo nsomye muri Bibiliya yanjye bambwira ko yari urubuto ahaho na Adamu bari kumwe. Yarusoromye bari kumwe, aruryaho bari kumwe, aramuha nawe ararya. Ni icyaha cya babiri, nta kwishyira heza. Noneho icyaha kimaze kuba, ikintu cya mbere cyapfuye, habanje gupfa umuntu muri we. Ndende kubabwira ikintu cya mbere cyapfuye muri Adamu na Eva, bo ubwabo barirebye ngo babona bambaye ubusa, batangira kuzana icyo twita complex. Arireba aravuga ngo ariko ko mbona ndi munini cyane, undi akireba ngo akabona ari mugufi cyane. Buriya nta bantu bajya bansetsa nk'abagore, buriya abagore muri beza, ariko n'abagabo nabo nuko. Umugore afite umugabo yamaze kurongorwa, habura ati rero ubwo ndeba ngiye ndi mugufi cyane, none se undi yuba muremure wari kurongorwa n'undi mugabo. Ubwo wamaze kurongorwa iyakire, wikarume, wemere kuri mwiza, kuko ari umuntu wabonye uri mwiza arakurongora. Ariko complexe zazanye na kiriya cyaha zituma umuntu ukabona agakecuru gakuze kangana nanjye mfite imyaka 65. Erega n'abasaza natwereka, ngewe mfite imvi na hano hejuru zajemo, kabona umusaza yagiye afata agatiro, siba imvi hano, tera kanta mu mutwe, ngo uragaragara uri muto, ngo bigende bite? Urashaka kongera ukarongora? Ngo yangu busa nabi bifite imvi, mba nsa nabi kandi bigaragaza ko nkuze. Iki ni ikimenyetso y'uko ndi umusaza. Rero ndazishimira, ahubwo mpora mbizihenda ngo umusatsi wose uzahinduke imvi, ngenda nyine ndi umusaza. Niyakire nk'umusaza, jya wiyakira aho ugeze. Ariko muzitegereze aba bantu bose barimo hano, buri muntu wese kariya kantu karamurumye, yibona ari mubi, yibona ari mugufi, yibona afite izuru ribi. Maze u Rwanda ho nyine turi ikindi, ko hari abantu bafite amazuru mabi. Izuru ryiza nirimeze rite? Niritarimo sinizite, nirimo ibicurane. Ubundi izuru ni umuvuba, ni umwenge ucamo umwuka ugahumeka, ntabwo ari decoration. Ariko kubera icyaha umuntu yireba mu ndorerwamo ngo ikizuru cyanjye ni kinini. Ikizuru kinini cyagombye kuba cyiza, kuko cyo gihumeka umwuka mwinshi kuruta gatoya. Ariko kubera kire cyaha cyaje kirya gihe,
umuntu yakwireba akibona nabi, akibona yambaye ubusa, ubwo hari iterambere ryapfuye. Iterambere rya mbere ribanza gupfa ni iryo ryo kutiyakira, ukumva nyine ngo ndi mugufi. Hari umukobwa twakoranaga kera yakundaga kwambara ipantaro, shino bure kuko utaje wambara ijipo, arambwira ngo mubwira Antoine, nari ntaraba pastor, ngo mubwira Antoine ngo ngira utuguru tubi. Nibo burya se nibyo, ngo ntabwo yarazi wabwira ngo ngira utuguru tubi ngo tumeze nk'imirishyo y'ingoma. Nawe se utuguru twawe turagenda? Ati hari za rubaga impande ziriho se? Atoya, ufite amaguru meza. Atoya shati nuko utabizi. Ndavuga nta kindi kintu amaguru yaremewe uretse kugenda. Ntabwo amaguru ari decoration. Ariko abantu ugasanga abagore bari ngo giye ngo amaguru yanjye ni mabi, ngo abantu babonye amaguru yanjye, babonye amaguru yawe bakugira bati upfa kuba urimo kugenda. Ariko icyo nenda kubabwira, iterambere according to God ryatangiye gupfa wa munsi Adamu na Eva bireba ngo bakabona bambaye ubusa, bakiremera ibicocero bagatangira kwihisha. Cyari ikimenyetso kimwe cyerekana ko batangiye gusubira inyuma. Noneho ngo bageze munsi y'igihuru, Imana iza kubasura nk'uko yari imenyereye kuza nimugoroba, isanga ntabahari. Iki Imana izi aho waba uri hose yibikureba. Ntabwo Imana yari yobeho Adamu na Eva bari, ahubwo yaraje bahagarara hejuru bavuga ngo Adamu na Eva, Adamu uri he? Ngo numvise imirindi yawe ngo njya kwihisha. No hiding place. Ushobora kwihisha umugore wawe, ushobora kwihisha umugabo wawe, kuko muri kino gihe rero hiding isubira nyuma. Yego Bishop, uyu mujyi urimo ibihuru byinshi. Uyu mujyi wabonye ubuntu bw'uburogi bagenda bubaka mu nkengero z'umujyi hirya. Yigeze kubaza umuntu umwe, yari yaje ngo musenyere, ibi bintu mumbwira musambanira he ko uyu mujyi mbona abantu bose baziranye. Jewe ngiye hose baransuhuza kandi bakansuhuza mu izina. Ari abaseriva babanze, ari abarinda kwirembo babanze, mwebwe mucaye mujye gusamba. Arambwa atari upasa ati wewe wibera mu isi yawe. Atujye ubona turiya turogi tuba hirya ya za Pirene za ikintu za rogi. Ati abantu bajyayo, ambwira n'ukuntu babigenza, nawe ntibihuru byabaye byinshi. Abantu basigaye bagenda bakajya uzihisha umugabo ariko ntushobora kwihisha Imana, kuko Adamu na Eva aho bari bihishe niho Imana yaje. Irazi bagararije bavuga ngo iki gihuru mwibwira ko nakije. Uzifate rero ngo wagiye mu irogi, ngo nurangiza ujye Dubai ngo niho uzasambanira ubeshye umugabo ko agiye kurangura, uzasanga Imana yicaye yigutegereje. Ubyita iterambere ariko Imana irimo kubwira ngo erega you are mistaken. Iterambere kuri jewe no kunyumvira, kuko aho bunda hose Imana ibihari. Umugabo umwe ngo yagiye kurya imbuto abona zirimo inyo, akaturwa kabiri abona naho harimo urunyo, akaturwa gatatu abona harimo urunyo, azimya amatara aririra. Abantu benshi nibyo bakora, bazimya amatara bakibwira ngo n'Imana nayo irahumirije. Ntabwo ushobora kwihisha amaso y'Imana. Adamu na Eva bagiye kwihisha, ariko muri ino minsi ibyo twise iterambere ngo nukubaka ahantu tuzajya tujya kwihisha, abagore bakihisha abagabo, abagabo bakihisha abagore, ngo bagiye kure ngo ntibababona ukagira ngo wihishe Imana. Iterambere mwibuke ko ritangiriye ku Mana. Kandi iterambere nyakuri, believe me or not, iterambere nyakuri ni iryo ngiryo, aho umuntu avuga ngo ya jewe sinjya mbundabunda ndi umugabo rwose. Nta muntu w'umugabo gufata telefone wawe ugiye kujya mu rugo ukabanza ugasibasiba ngo amacati wawe ucatinga, ni mutari umugore wawe mucatinga ibiki, warangiza ukabundabunda usiba. Erega ndabivuga nk'umupasitori, jewe ndagira abantu babundabunda. Bari umuntu abadamu babaye benshi barabundabunda, ukasiba telefone agasiba, akibagirwa ko Imana ibimureba. Jewe telefone yanjye nta na kode igira. Oya, n'abana banjye barayizi, bajyamo bakareba ibyo bashaka kureba. Na madamu wanjye uretse ko ntaramubona yirebamo, ibiraho niye nanjye kode ndayizi, ariko sinjye nyirebamo ko ndamwizera. Yababundabundira iki? Ufite Yesu ubundabunda utufite Yesu. Ariko reka ubwo ibya Yesu ntiturabigeraho. So umuntu
icyaha ikintu cya mbere cyakoze cyatumye umuntu abundabunda. Buriya rero umuntu wateye imbere ntabwo abundabunda agenda yemye. Nta muntu wateye imbere ugenda abundabunda cyenda asibasizi ngo yagiye kuraho batamuzi. Uweze Imana ko yabyanditse mu gitabo cyawe. Buriya hari ibintu Imana ivuga muri Zaburi ya 50 iravuga ngo umunyabyaha yiruhiriza iki? Avuga amategeko yanjye. Ngo dore ngo iyo ubonye umujura ngo wishimira gufatanya nawe, ngo wifatanya n'abasambanyi, ngo uvuga nabi mwene se ukabeshyera mwene nyoko, ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira yuko mpwanye nawe, ko ariko hari umunsi nzabishyira imbere yawe byose. So ibyo kubundabunda mu byihorere, niba mushaka ko tujya mu iterambere ryuzuye, mugende in the presence of God, mujye mugendera imbere y'Imana mu kiranuke. Haleluya. Kuko iterambere ni ibyo byose. Ni umuntu ufite confidence, ugenda kumva ari umugabo. Jewe rwose iyo nkandagira numva ndi umugabo, kuko mfite umugore umwe n'Imana imwe, kandi simbundabunda, agenda n'imvi zanjye. Amen. So iki cyaha cyakoze kirabanje gitandukanya umuntu n'Imana, kimutandukanije nawe ubwe, azanye complexe, kimutandukanije na mugenzi we. Uribuka hariya munsi y'igihuru Imana yahamagaye Adamu n'ubwo aterwa Adamu, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Ntabwo waba ari uruto nakubujije. Ntabwo ari jewe n'uriya mugore, nta nubwo ari uyu mugore, nubwo wari wihishe hamwe munsi y'igihuru, ashyizemo geographical distance. Ubundi uvuze ngo n'uriya ni ukuvuga ngo ari kure yawe. Ntabwo ari jewe ni uriya, that woman, n'uriya mugore. Hazamo akagatoki. Akagatoki murakazi? Abantu twese dutunga agatoki. Umupreach umwe w'Uganda yavuga ati iyo utunze agatoki utunga urutoki rumwe 3 zikakureba. Ariko twese dutunga intoki. Twimura ibyaha, dutandukana n'abandi. Nibuka muri genocide, nyuma ya genocide bafunze abantu bakoze genocide, tukajya tujya kubabwiriza muri gereza, bakavuga ngo ntabwo ari twebwe, ngo ni leta yadushutse. Abandi bakavuga ngo ntabwo ari twebwe, ngo bari baratubwiye ngo bari bazatwica. Ndibuka umugabo yigeze kwibona none se na twatwana tw'uduhinja mwakubitaga ku nkuta, na babakecuru badashobora no guhaguruka nabo bari kuzabica. Ngo bari badushutse bandi. Emera ibyaha byawe, witunga intoki. Ariko mu ngo iwacu nta mugore ujya ukora amakosa. Ni umuboyi uba wabikoze. Nta mugabo ukora amakosa, ni umugore uba wamukerereje. Iteka duhora dutungana intoki. Ibyo rero mu iterambere ry'Imana uyu muntu utandukanye n'undi, kandi muzumve no mu bihugu. Siko hari ibintu bitangaje. Uricara ukumva abakongomani baturwana n'urwo rwaduteje intambara. U Rwanda ni rwo rwabateje intambara koko. Umuntu aratunga agatoki, ukumva buri gihe barabatera bose wabanje ugakemura ibibazo byawe mbere yo kubishyira ku bandi. Atoya ngomba gutunga agatoki. Barumuna ba Adamu. Tunga agatoki. Kwanga kwemera ibyaha bitandukanije umuntu n'undi. Ikindi cyakurikiyeho, icyaha cyatandukanije umuntu n'ibidukikije. Ubundi umuntu yararyaga gahaga, noneho amaze gukora icyaha Imana iramubwira ngo noneho guhera uyu munsi, kuko nabonye ushaka kwigenga, uzajya urya wiyushya kuyo, kandi ubutaka buzamera amahwa n'ibitovu bijye biguhanda. N'ibidukikije bitangiye kumurwanya, inzoka zitangiye kumuruma, intare zitangiye kumurya, imbogo zitangiye kumwica, n'inzoka zo mu nda zitangiye kuza, n'ibibyimba n'ibindi byose muzi turwara. Kubera iki? Kubera ko nyine habayeho intambara, uwatumaga byose bitwubaha yatuvanyeho ubutware bwe. Buriya namaze igihe kirekire nibaza ariko niki cyabaye muri Edeni cyatumye Adamu na Eva batakaza ubutware bwabo. Buriya hari ikintu gikomeye abantu benshi nshaka ko tuzanakigarukaho ejo tuvuga ku iterambere ryuzuye. Ikintu cyatumaga Adamu na Eva agira ubutware ni umwuka w'Imana wari umuriho. Iyo wakoze ibyaha ukadesida yuko Imana utakigutegeka, ikikora igukuraho umwuka wayo. Muzitegereze Sawuli, Imana yari yamushyizeho umwuka wayo, hanyuma atangiye gukora ibyo yishakiye imukuraho umwuka wayo, ntiyongera gutsinda urugamba.
Dawidi yari yarabisobanukiwe amaze gusambana na Batisheba akicisha umugabo we Uriya, ahendahenda Imana aravuga ati Imana umbabarire mu byo nkora byose ntunkureho umwuka wawe, kuko yari yarabisobanukiwe ngo iyi Imana itakikwishimiye ikikora igukuraho umwuka wayo. Muri buka Samusoni umwuka w'Imana yamuzagaho agakubita Abafilisitiya, ariko atangiye kwimenyereza kujya akinisha impano ye, Imana avuga ngo ntabwo umwuka wanjye ari igikinisho, imukuraho umwuka. Ngo ariko nkumara ibwire ko ari buze gukubita Abafilisitiya baraza bamukuramo amaso. Icyakora agiye gupfa yasenze Imana aravuga ati Imana mbabarira ungarure wa mwuka nihorere ku Bafilisitiya. Imana iramwumvira iramusubiza, arabikora. Icyo Imana yakuye muri Edeni yakuyeho umwuka wayo. Ati sawa, murashaka kwigenga reka nkureho umwuka wanjye. Autorité yose bari bafite irabura, ubuhanga bwose bari bafite buragenda. Tuzabyiga ejo. Hanyuma icyanyuma, icyaha cyazanye indwara, cyamaze kuzana ubukene, kizanye indwara n'urupfu. Imana ibwira umugore ngo wa mugore we wari kujya ubyara mu munezero. Njya niyimagina ukuntu umugore we kujya abyara nta sezariyene nta buribwe, akagira gutya yasunika akana akavuga ngo abantu bose gatanga impundu bakanezererwa. None ubu ngubu umuntu ajya kubise tugahangayika tugasenga tugafata. Kubera iki? Imana yambwiye ngo uzajya ubyara ubabara, kandi nurangiza kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo azagutwara. Ubundi burya muzasome neza muri Bibiliya nta muntu wagombaga gutwara undi. Twese twari kujya dufatanya tubyumvikanaho tureshya, umugabo n'umugore bareshya, umugabo n'undi mugabo bareshya, tugatura muri Edeni. Muzabibona nitugera mu isi yagizwe nshya, umwami Yesu ari umwami, twese tureshya kandi tutagongana, tutagirana amashyari, kandi twese dukorana neza. Buri isi twari kubamo tuzayibona Yesu nagaruka. Ariko ikintu Yesu yaje kudukorera, yaje kutwereka uko bishobora kumera, yuko bishoboka ko dusubirayo. Haleluya. Ariko icyanyuma icyaha cyazanye mu isi cyazanye urupfu. Arabwira ngo kandi wa mugabo uzajya urya wiyushya kuya ubukene bwaje, wa mugore uzajya ubyara ubabaye umubabaro waje, kandi kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagukandamiza. Burya ikandamiza ry'abagabo ku bagore ryazanye n'icyaha. Ubundi mbere y'icyaha nta kandamiza ry'abagabo, kuko mu ishusho y'Imana niko yabaremye, umugabo n'umugore niko yabaremye, barareshyaga. Nta nubwo dushobora kubitekereza ngo tubyumve, kuko iyo si ntayo twigeze tubona. Ntabwo tuzi si nimwe aho umugabo n'umugore bareshya bakumva badasumbana. Iyo si ntayo twigeze tubona, ariko hari igihe njya nyirunguruka nkayibona. Iyo umuntu amaze gukizwa neza, umugore agakizwa neza, umugabo agakizwa neza, bagasubira muri Edeni, ibintu byose mukajya mubivugana, ibintu byose mukabipangana, ntugire icyo uhishahisha, wongera ukabona agasura k'iyo si uko yari kumera, ariko ugasanga haracyaburwaho, bikanagutera n'ubwoba. Yewe nkunda umugore wanjye cyane, iyo mvuze cyane ni cyane, ariko sinjya nanabimubwira kenshi. Ikintu kijya kintera ubwoba, none uyu mugore wanjye yazapfa mbere yanjye. Arabizi, hari ubwo bijya binshika nkabimubwira ngo maze uzi yaranje mpfe nyuma, mpfe mbere, nzabanze mpfe hanyuma uzazinyuma. Atari kurikunda ntoya, ntabwo niyimagine nasubiye gushaka undi mugore. Use nasubira nkajya gutereta, nashaka umugore mutoya, nashaka umukecuru tungana, sinzi niba mubyumva. Ariko niyo byakunda, nibaza nasubira nkazabona umuntu duhuza ku buryo nshobora guhumiriza gutya akamenya icyo nshaka kumubwira. Umuntu mugirana communication, ukaba uzi ngo ibyo namubwiye nibyo yumvise, ibyo yambwiye nibyo numvise. Byadutwaye imyaka kugira ngo tubigereho, twicarana tukaganira tukavugana byose, akamenya iyo nk'ubu ngubu umutelefoni yabwira ati Antoine kuri uyu mugoroba atari kuri Betesida, aza aho undi. Ndetse ko hari igihe twebwe burya abagabo wibagirwa kumubwira, akabwira ati kutambwiye aho uri,
shaka umbabarire nibagiwe kukubwira ariko sinshobora kuvuga ngo ariko kuki munkontorora. Afite uburenganzira bwo kunkontorora kuko ndi umugabo we. Ni uburenganzira, nta nubwo no kuvuga ngo nukubimwe, no, afite uburenganzira bwo kumbaza ngo uri hehe kuko umunsi twasezeranaga yabonye ubwo burenganzira. Nkuko nanjye mfite uburenganzira bwo kumbaza ngo uri hehe. Ariko uzareba abagabo benshi aravuga ngo ariko kuki ushaka kumenya iyo ndi. Ntabwo uri uwawe, uri uwe, nawe si uwe, siko Pawulo yanditse. Rero ibi ni ibintu, ibyo ni byo mu bwami bw'Imana. Ariko iyo ubutuyemo igihe runaka ugera ugatangira kubona riweri zabwo, ukabona ukuntu byaba byiza turamutse tugendeye mu bwami bw'Imana. Ukabona uko byari kugenda muri Edeni iyo Adamu adakora icyaha. Burya Yesu yaje kutwereka aravuga ngo nimurebe ibyo mwahombye. Iyo muba mwarumviye Imana mukamacuaringa mugakomeza mukagenda muri iyi nzira, mwari kujya mugenda hejuru y'amazi kuko amazi mwari kujya muyategeka. Ukajya ugenda hejuru y'amazi nkuko Yesu yagendaga hejuru y'amazi. Imiyaga yazamuka yibwira uti tuza, ikakumvira. Inyamaswa zose ukazitegeka zikakumvira nkuko yategekaga amadayimoni akamwumvira. Yaje kutwereka uko byari kumera, yaje kutwereka uko bizamera wa munsi naza. Haleluya. Noneho turebe inzira yo mu iterambere kuko ibyo tuzabyiga ejo. Uyu munsi nashaka kubereka dore uko iterambere ryari kumera, dore uko ryari ryatangiye, dore ibimenyetso biriranga, dore aho ryapfiriye. Ejo tuzareba uko rizagaruka. Haleluya. Kuko ubwo Yesu yazaga, muzitegereze neza, hariya muri Edeni mu gice cya 3 umurongo wa 15, Imana yabahaye isezerano ivuga ngo mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzamena umutwe w'inzoka. Buriya umutwe, iyo bavuze umutwe, ntabwo ari umutwe w'inzoka muri sanse physique gusa. Burya uzarebe nk'abaperezida n'abandi babita the head of the government, the head of the state, la tête du gouvernement. Donc ni umuyobozi. Ukuvuga ngo uyu nguyu mu rubyaro rw'uyu mugore hazavamo uzaza akamena umutwe w'ubutware bwa Satani. Haleluya. Noneho namena umutwe w'ubutware bwa Satani atugarurira ubutware bwacu. Burya nicyo Yesu yaje gukora. Akenshi turirimba umusaraba kandi nibyo, ariko burya umusaraba ntabwo ari wo end. Umusaraba ni igikoresho cyatugejeje ku cyo twagombaga kugeraho. Icya mbere yakoze ku musaraba, yatwejejeho ibyaha byacu, arabirihirira. Arangira atubwira ati rero noneho nimuhindukire mugaruke muri bwa bwami mwatakaje ku giti cyo muri Edeni. So ku giti cyo muri Edeni twatakaje ubutware bwacu, ku giti cy'umusaraba arabutugarurira. Haleluya. Rero iyo umaze kubisobanukirwa umenya ngo icyo Adamu na Eva babuze, niyo mpamvu yabwiye abigishwa baravuga buriya ikizabagirira umumaro nuko ngenda. Kuko nintagenda bwa butware mwahoranye ntibuzagaruka, ariko ningenda wa mwuka Imana yakuye kuri Adamu na Eva azagaruka noneho ature muri mwebwe. Donc ubutware bwanyu mwongere mu bugire, mwongere mu bugumane, bwe kujya buza rimwe na rimwe. Haleluya. Ariko ibingibi tuzabyinjiramo ejo tubicengere, kuko ejo nibo tuzatangira kwiga inyigisho ivuga ngo agakiza, ubuntu bw'Imana bwarabonetse buzanira abantu bose agakiza. Noneho tureba agakiza n'iterambere koko, kuko iterambere ryuzuye niriya naberetse ry'ubwami bw'Imana. Ubundi ugize igihugu kirimo biriya namaze kubabwira, ugize igihugu gifite Imana nk'Imana yabo. Haleluya. Kuva ku mwana kugeza ku musaza bose bakaba bumvira Imana nk'Imana yabo. Noneho barangiza hagati yabo bakabana ntacyo bishishana, nta ubeshyera undi, nta rwikekwe, nkuko Adamu babanaga na Eva ntacyo bikanga. Amen. Barangiza autorite yabo, ubwenge bwabo bakabikoresha kugira ngo bahindure isi ise n'ubwami bw'Imana, kandi ibyo bakuyemo bakabisangira kuko barakundana. Mwabona iterambere nyaterambere kandi rifite amahoro, rifite umutekano, kandi rifite imbaraga zikomeye. Kuko kenshi iyo tuvuga iterambere abantu bahita batekereza amafaranga. Believe me,
mu bibyemera cyangwa mwe kubyemera, ntabwo amafaranga ari ikimenyetso cy'iterambere. Iyaje yonyine adafite agakiza, adafite Imana, ahubwo ahinduka isubira nyuma. Buriya mbabwiza ukuri, iyo Kongo iba idafite za minerals n'ibindi byose ifite, nta kibazo yari kuba ifite ubu ngubu, nta kibazo yari kuba yari developed. Ariko abantu baparariza leadership yabo, kuko iyo bapararije leadership yabo ikagira corruption, igihugu bakirya nk'igisiga kirya ifi. Umuntu ugasanga yigwijeho ubutunzi akarusha igihugu bukire. Bajya bavuga ko Mobutu amafaranga yari afite hanze yarutaga bije ya Kongo y'imyaka ngira ntazi umubare. Rero bikubwira ngo kugira amafaranga menshi ariko udafite biriya bindi twabonye, nta terambere riba ririmo. Muzitegereza ibihugu twita ko byateye imbere ubu byagiye mu byo bita moral decadence. Ujya muri Amerika bavuga ati ariko buri wishatse umugabo yarongora undi mugabo nta kibazo. Ukabona Antoine arabebese, aragiye azanye na Yohana, ati rwose umugore nari mfite nabonaga atatuma nisanzura bihagije, ati ngiye kurongora Yohana, ati nyako wa bishop twari tuje ngo dusezeranye. Herega bishop nawe akaza agahagarara ati ndabasezeranije, ndadekarara ko Antoine na Yohana muri umugabo n'umugore. Oya, umugore ubwo ntabwo muri ba partners ngo bariye ngo iri ni iterambere. Is that development? Kuko nigeze kujya muri Australia, umuntu ambaza ikibazo arambwira ati ariko ati hari muri 97 nta nubwo nasubiyeyo nyine barabimbwiye neza ngo iwanyu ngo itorero ryari rihehe mukora genocide. Mfata ikinyamakuru cyabo nari ndimo gusoma ndababwira ni ryari raho muri uno munsi, ndamusomera ndamubwira nti itorero runaka ryashyize mu mahame yaryo ko ryemera yuko bashobora gukuramo inda umugore yatabishaka, inda atayishaka uyikuramo kwira kubangamiye. Mpita musomera munsi yaho icyari gikurikiye ngo uyu mwaka bakoze avortoma 274 byemewe n'amategeko. Ndabura twebwe abacu bapfuye bihuta, mu minsi 100 miliyoni yari yapfuye, namwe mu myaka 5 miliyoni muzaba mwayishe, nta tandukanye. Nturuna page itorero runaka ndacyayibuka nuko naga kuyavuga amazina, ryemeye yuko abatinganyi bashobora gusezerana mu rusengero, ndetse bamwe mu bapastori babo bahise babishyira mu bikorwa, barasezerana bagaragaza ko nabo barabatinganyi. Ndavuga nubona umwana wabyawe n'umutinganyi uzamenye yuko nti genocide yo mu myaka 100 abana bacu bazaza gutura hano, kuko nta muturage n'umwe muzaba mugifite, mwese muzaba mwarapfuye nimugenda murya. Dusohotse umugabo arambwira ngo suko basaba amafaranga, none ntabwo naje gusaba amafaranga, naje kubabwira ubutumwa. Ntabwo nasubiye nakoreza amafaranga yo kujyayo, ko bayatangaga nari nabakoze mu jisho. Hari iterambere riri gusaba ngo wemere amakosa kugira ngo baguha amafaranga. Ubu niho abanyafrika tuguye. Yawe Imana ikavuga ngo ya wibagiwe ko shobuja atari umuzungu. Ntabwo twebwe dusenga data wa twese uri muri Amerika, dusenga data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Iki rero nsoza niyo cyatumye ubwo Yesu yazaga ubutumwa yaje avuga, yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Mu yandi magambo nuvuga ngo ubwami bwo mu ijuru burimo burakomanga ku muryango, ariko kugira ngo mubwinjiremo mwagendaga muteye Imana umugongo mureba hariya, ni mukore U-turn, muhindukire. Kuko mwihane bivuga ngo mu kigira cy'imetanoia bivuga ngo ni uguhindukira, ni ugukora U-turn, ni ugukora domitur, ukareba aho wari uteye umugongo. Mu yandi magambo ni ugutekereza bitandukanye nuko watekerezaga, ni ukugira ibyiyumviro bitandukanye n'ibyo wagiraga, ni ukugira imyumvire itandukanye n'iyo wagiraga, ni ukugira imikorere itandukanye n'iyo wagiraga, ni ukugira imibanire itandukanye n'iyo wagiraga, ugahindukira hanyuma noneho ukinjira muri wa murongo uzana iterambere nyakuri. Ariko ibyo tuzabyiga ejo, reka ngarukiriza aha ngaha. Imana ibahe umugisha. Ariko niba wicayemo hano
wumvise Imana ikomanga ku mutima wawe kubwira ngo ariko this was for you, ngo ubutumwa bwari ubwawe, hari ibikwiriye guhinduka, nawe ukwiriye guhindukira, nawe ukwiriye kwinjira mu iterambere ry'ukuri, kuko iterambere ntabwo ari uko dufite ibintu. Ingo nyinshi muri uyu mujyi zirimo gusenyuka zifite ibintu pe, ariko abagabo n'abagore ntibashobora kubisangira, barimo baradivorce. Wari wajya aho ababurana ubutane benshi ni abantu bafite amadiplome kandi bafite n'umutungo. Twabyitaga iterambere, none riradusenyeye. Hariho n'abasigaye barikoresha. Umukobwa yaraje arambwira ati ariko bati ndashaka kugusaba information ku muntu runaka. Ni kubera iki? Nusengera hano toya. Ariko hari umuhungu bandangiye hano. Tinagira ngo ugire icyo umumbwiraho. Wagiye kumwirebera se ko nkuye nimero ya telefone ngo ya genda shaka information. Abo bakobwa bacu rero basigaye barabaye smart, basigaye babanza bakagushakaho information, bakamenya aho iterambere ryawe rigeze, bakabona kugukunda. Ibyo nta rukundo rurimo. Iryo terambere ribanza gukora matematike, ugapima sinus na cosinus, ukabihurizamo, ugashyiramo tangente hagati hanyuma ukabihuza, imibare wamara kuyikora uti uyu ni bira ntago bizana iterambere. Ubwo iterambere riva muri biriya twabonye. Reka tuzabyiga ejo. Imana ibaho umugisha cyane. Ariko niba wumvise Imana ikora ku mutima wawe, uyu niwo munsi wo kwihana, niwo munsi wo guhindukira, tukinjira mu bwami bufite umwami witwa Yesu, akadusubiza ubutware bwacu buva mu mwuka wera, ariko yabanje kutweza, kuko umwuka ntabwo yajya ahantu hadatunganye. Ibyo tuzabireba ejo, turebe n'umugisha uvamo. Dusenga Imana. Turagushimye Mwamana yacu, turasenga ngo uduhe kumva, uduhe gusobanukirwa, ariko niturangiza uduhe kubishyira mu bikorwa kugira ngo koko tugaruke mu bwami bwawe. Ubu umwami wacu, tuba ubwoko bwawe, tuguhe icyubahiro, udusubize ubutware bwacu, kandi icyo tuzakoraho cyose uduhe favor yawe, uduhe umugisha. Kumugisha abantu bose bari hano, ariko ukore ku mitima yabo, uwumvise atsindwa n'iki cyangwa na kiriya abe yiteguye kugikosora kugira ngo yinjire mu murongo w'ibyo wifuza nk'umwami wacu. Uhabwe icyubahiro, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina ryawe Umwami wacu Yesu Kristo, amen. So mwakoze. Ejo nzabahuriza Agakiza n'Iterambere. Uyu munsi nagombaga kubisasira, nkababwira aho twavuye n'aho twagombaga kujya, nkabereka aho twaguye. Ejo nzabereka ko duhaguruka. Amina. Dukomere Imana yacu amashyi. Abumvishe ijambo ry'Imana rikaba rikoze ku mitima yanyu twese, reka tumwerekezeho ibiganza, musabire umugisha. Kandi turakomeje, rumva nta matangazo menshi ahari. N'ubundi nasabaga mushumba mukuru ngo aze musabire umugisha, ndetse aze no kudusoreza niba hari n'andi matangazo wenda yatubwira. Ariko ikiriho nuko tuzongera ejo guhera saa 11. Imana ibaho umugisha. Amen. Narigumisha cyane. Yesu nashimwe cyane. Agakiza n'Iterambere. Haleluya. Mbariza mugenzi wangu, hari icyo wumvise? Ariko se ko mugani watera imbere ukagira ibyogajuru, ukagira indege, ukagira ubushobozi, ukagira amafaranga, ukagira ibyubahiro, ukaganza isi, warangiza muri iryo terambere kuko umugabo akarongora undi mugabo, haryo ubwira iryo n'iterambere? Iryo ni ryo indangano bahuzemo bajugunye uko bashaka. Urundi ruhande genda umva twajya tunyurwa nuko turi twubaha Imana. Yesu ashimwe cyane. Wirire duke, wiryamire kare, Imana iganje wawe. Amen. Ariko mbona bamugane si twirukanka dushaka kumera nk'akanaka, kandi bigatuma gushaka kumera nk'akanaka mu nzira imwe cyangwa iyindi bituma dutakaza Imana, tugatakaza n'ubumuntu, bigatuma umwimerere w'Imana utakiboneka hagati muri twe, no gusenga kwacu kukagira inkomyi. Nibyo twifuza ku Mana bigatuma tutanabibona kandi bidufitiye, ariko Imana idufashe cyane. Yesu nashimwe cyane. Reka dushimire umukozi w'Imana, kandi Imana ihumugisha cyane.
kandi atuganije neza. Amen. Mbwira mugize ngo iki ni ikiganiro cyiza cyane. Haleluya. Kandi ni ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Uhari wavuga ati mushumba navuge kuri ya nyine nuko afite imvi, ngewe ukiri muto se, reka nkubwire Imana